yasozanyije amanota ngahe ibyo se birakureba ugira amaso se wabitije ayo magorori yawe papa urumva uko nabambwiye baragira ngo umudije yampaye nk'umuceri turabuze kubera igituzi udihe nde papa ngiye ntabwo amaso yanjye yafata ngo ahita amagorori mureke gasi yasindusha iki umuceri aho tuzabyaranye iyo umureka asakaza nkamwereka oya si ngombwa rwose mutubabare nsabye imbabazi mbikuye ku mutima mwana wanjye Sharifu nagasanzwe ameze gutya ni kwa kundi satani iramukira umuntu ugasanga ije mu bintu bye nawe ubwo atazi ukuntu bigenze na wundi rwose nta mutima mu mwana fair play muri iyo migozi y'ibijumba ngo ni intoki imbere senye Oh my god. ese warerewe nande ndakwiyamye njye ntabwo nakureze gusuzugura umuntu w'umugabo bene akagera suza mama wawe segira ngo oya ndavuga uriya mugabo wanze gusuhuza How many times would they tell you? nta soni rata munyihanganire ese papa kwitera parufe ni ikibazo asha usigaye nk'urumogi cyangwa produit bakoresha bigashima waraziwe unyanywe acide sulfurique kuko si gusa abantu mwimwe mundebera murano uyu mwana ari gusa si gusa urabona ko iyo gikiza imbere ari umutima mubi gusa Ivan ndagira ngo mubwire ngo irindi kosa rimwe ndahita nkurambika hasi nkukubita papa nta nubwo nemerewe no kwitera parufe hano aka ni agasuzuguro ntabwo ari ukwitera parufe bisanzwe abandi se twese ko tutayiteye kuko nazo mufite kuko nazo dufite iyo witeye yaguzwe nande kuki utayitera senye ni ikibazo ntabwo wumva ko ari ifumbire yaje mu bantu inyi ifumbire yaje mu bantu urutoki rutunze nde siko nkoze ku muntu nkagira ngo yarahoze muvandi wihangane wa nta kibazo ndabizi ukuntu kurumbya bimera papa tuvugane se ngiye nzara iranyishe ntabwo ndi butegereze igihe wari burire ngiye gushaka wowe niba igisheke ariko warasaze usize umuceri ngo ugiye kwiba ibisheke umuceri se batangiye kudutukiraho urumva watumarira urumva wanaryo aho ugutukiyeho ariko ukawurya bigutwaye iki papa kugutuka umwana ungana kuri urumva ntacyo bitwaye ntacyo nyine ko nkuko nabo nibyariye ari nkabyaye se kuntu kurumva byantwaye rero ngiye guca ibisheke ndazi ibyaha batangiye kubitanga sawa sha aguze ibintu hombye abandi abazi ngewe ni abakire muranyihanganira umwana agize akabazo gatunguranye yari ari kuva imyuna umwohereza mu rugo kugira ngo abaruhuka ariko yes kurumvisha imbo yavuga ko ugenda byagenze This man. wabyumvishe ambo n'ubundi niko byari bipanze ariko ntago nahita ngenda kubera ko byabisa nabi kuba natangiye ibintu simbirangiza ndabeshye mw'abantu ese madamu wadoye ibyo kurya kubona amasaha yageze abantu inzara yamaze kubagiramo seka n'ubundi ushaka guseka nsetswa n'iki kuko ndangije primaire mama uko ujye njye kubizana nta kibazo Iva umwana wacu amaze gukura agomba gufata inshingano maze no kwiga imico myiza agomba gufata inshingano amaze gukura umwana yasoje gusoje Iva mbaze nkubwire Muvandi wakoze kumfasha rwose n'umwimerere rwose n'umuceri nta bindi birungo ibyo nakubazaga buriya ibintu by'ibirungo bijya mu muceri nakunda no mu bishyimbo oya rwose ntugire ikibazo kandi uryohere wakoze cyane. They never show you say mumu. kuri iki gihe musigaye mufashisha abantu ibiryo mbaye twumva ukuntu bimeze se Uvandira kuzanira ibyawe umwana wacu amaze unabyo nyine no kwibwiriza ibiryo agatangira kubisavinga muvandi zuriya none se wabirya ukamuha ibikurikiye oya muvandi ahangaha dufite ukuntu gahunda ziba zipanze Oh my days, you know more worry to your love. murakoze mukomeze muryoherwa ada nawe ryoherwa nawe birageretse nta kibazo rwose umuhungu wanjye ndabizi arabita nta kibazo rwose muvandi kugira ngo nakwibagiwe nabanje bababaje cyane nta kibazo rwose reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power ibiryo ntarabiryaho mbanza
biryoshye kandi biranasengeye. Bimeze neza kabisa, bimeze neza. Iki cyana rero ni ikigori se kirangiraho ryari umuntu yakarabye intoki zumye ariko nta bindi ari buncisheho nta bincishaho turareba umugabo n'indi umwana n'inde kumanyina amasana ngayo yose ubona abandi bana kari abana beza ikiragira Wetin be this? Jesus. Tonto salamu. umuntu wese utoza aba bana ibi bintu akwiye gufatwa agahanga agakatirwa. Tonto salama ni ji Binyibutse ndabizi. Se uriya mukozi ko yanduruye nanatuzanira n'akaji ntako wateguye. Oya buriya ariko Ibyo bishizemo mata wababwiye bagateka ibintu bakanyine mbabwire. Ikibazo si ukubiteka aho gaze yashize irahari barahakanguye ngiye bakambwira ko gaze ishize nshaka kubyongera dore gaze ngiye igenda uteka bambirira sha uriya mugabo avumba kinyamwuga. ahubwo se ubwiherero ni hehe ni hariya bite nzamuka kuzamuka ni mu gikoni wowe tumanuka igikoni manuka nibyo rero navugaga madamu wanjye. Se nk'ubu bano bana ibiryo bimajije aka kanya kunzi ko bari batetse ibiryo byinshi. Oya byashoboka gaze irabashiranye ntabwo ari ibiryo bishize. kiriya cyana ni ikigome ibiryo ntabihari singibi niba ari n'ibyibagiro hano yihangane ndabibye. ahubwo ko batatuzanira ji Buriya ari kubikurikirana akadutegereza. burangiye hari ikintu ndashaka yivana ajya muri interineti ziza ku Papa siko bya biryo by'imbwa mbibuze wiki ihigo rwose nabishyize muri ka gasorori tuyiheramo none ndaje ndabivuga kandi urabizi ko twashaka kuyica twari twashyizemo uburozi. Reka mbwire Satan. uburozi se Reka mbwire nuze we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo ubona Yesu yitangiye abantu avuga ati naye sinaviramo reka nkora agakoryo nitangirimo tuviranga utawe. salama